nacunganaga niga hano kuri STB nacunganaga nuko kuwa gatatu kubera ko nyuma ya saa sita ntabwo twigaga ngo saa sita ntabwo naryaga ibiryo byo mu kigo barasonaga nge ngataha nkajya mu rugo nkagaruka mu kigo mu gitondo. Kajya mu rugo ukora iki? Najyaga mu rugo ngiye guhinga. Nicyo kintu cyabaga kinjyanye. Ubwo no mu biruhuko nabwo ngahinga. Nubwo buzima twari tubayeho ko ayo mafaranga najya muha byari 2,000 kuko yari inzu isakaje ibikoma. Nabaga mu nzu isakaje ibikoma. Inzu isakajwe ibikoma no kuvuga ngo muri rusange imyakatsi. Wabaga iyo nyakatsi yakodeshaga 2,000 ku kwezi. Ni na 500 ndayakorera iyo nabonye apfa kuba ari ikiraka kiri boma amafaranga. Reka dusuze mwese abakurikiye Naribonye TV tubabwire ngo nakagaruka twongeye kugaruka kubana namwe mu biganiro bitandukanye. Hano imbere yanyu muri kumwe n'umupapa. Reka tangira twibwira. Murakoze. Amazina ni Mbonigaba Maurice. Mikoro bishire ku munwa. Amazina ni Mbonigaba Maurice. Yego. Ndi umupapa w'abana 3, umudamu umwe. Nkaba mbayeho mu buzima busanzwe. Mu buzima busanzwe twifuje kugirana ikiganiro nawe by'umwihariko turibanda ku buhamya ariko ku mateka n'ubuzima navuga ngo busa nk'ubutoroshye cyangwa se busa nk'ubugenda bukomera kandi n'ibigeragezo biri rusange ntago ari wowe wenyine cyangwa se sinawe uheruka n'abandi bose bigenda bibageraho. Rero reka twinjire noneho ku buzima. Murakoze. Mu by'ukuri twinjiye ku buzima. Ubuzima muri rusange ntibworoshye ariko buri muntu wese ajya agira ubuzima ku giti cye. Akagira ubuzima anyuramo bukamugora ku giti cye. Mu by'ukuri ubuzima nanyuze mu buzima bugoranye ariko uburyo bwari bugoranye naravutse tuvuka turi abana 6. Mwarapfa ajyana n'ababyeyi bagendera rimwe dusigara turi imfubyi. Nabaye imfubyi mfite imyaka 12. Kuva kuri iyo myaka 12 ntabwo byari byoroshye. Rwari urugendo ninjye wari usa naho mu muryango ndimo mukuru kandi w'umuhungu. Nkuko dusanzwe tubizi mu muco nyarwanda umuhungu yavutse mu rugo akaba ari we mukuru uko byari biri imbere atari ubu. Byagaragaraga nkaho iyo wasigaraga mu rugo ugahita ufata inshingano z'urugo. Ntabwo byanyoroheye rero koko icyo gihe nigaga mu mwaka wa 4 primaire. Ababyeyi bamaze kugenda bisaba gufata inshingano zo kubana mu rugo kandi dufite n'umukecuru wari usigaye adafite umutware. Biba ngombwa rero ko biba ubuzima bukomeye. Ubwo kwiga bisa naho nshatse kubireka. Ishuri ndivamo nk'ibihembwe 2 bigeze aho ariko biba ngombwa ko dufite umuturanyi na mwarimu wanyigishaga biba ngombwa ko bakora ikintu kimeze nka campaign baza kunshaka. Baze kunshaka babona kunsubiza mu ishuri. Bansubize mu ishuri ubwo 9 nibwo nakoze ikizamini cya leta cyo muri primaire. Biba ngombwa ko ngira amahirwe ndagitsinda. Ikizamini maze kugitsinda banyohereza ku ishuri. Muri ubwo buzima bwo ku ishuri kubera ko nta babyeyi ntaki nabayeho mu buzima tukaja tugerageza gukorera amafaranga amwe atujyana ku ishuri ubundi hakaba igihe ikigega cy'akarere hakibaho ibigega by'akarere. Ikigega cy'akarere kiza kudufasha ariko cyaduhaga impapuro akaba n'igihe batwirukanye tukamara tukiga nk'igihembwe ikindi gihembwe ugasanga ntabwo bikunze ariko muri ubwo buzima turakomeza ndangije kuyiga ndayitsinda. Banyohereza i Nyagatare. Mu kujya i Nyagatare ntabwo byanyoroheye. Nyagatare uvuye hagana hehe? Nari mvuye kuri groupe scolaire Rambura Gariso. Ubwo wanyara hagana hehe? Iwacu ni Kavukire ni mu murenge wa Mukamira. Ubwo ni muri Nyabihu? Ni muri Nyabihu.
ubwo mvuye irambura banyohereza i Nyagatare, cyari ikigo cyitwa Polytechnique Umutara. Ngezeyo nize igihembwe kimwe. Maze kwiga igihembwe kimwe, nizeyo agronomy igihembwe kimwe. Ubwo mbona bitari gukunda kubera ko ubuzima bwari bukaze. Nari mfite inshingano zo gushaka ibyo barumuna banje bagomba kurya. Nk'umuryango ndeba kwiga Nyagatare, nasize umuryango muri Nyabihu, mbona birangoye. Biba ngombwa ko nshaka uburyo nshobora guhindura ikigo. Guhindura ikigo kubera ko nta wundi muntu wagombaga kubingiramo, ari nje wagombaga kubijyamo, byarangoye. Muri makeya bimaze kungora, ubwo naragiye njya kwaka ishuri kuri Ndashima hano i Musanze. Hageze barambwira bati ntabwo twaguha ishuri kandi leta hari aho yakohereje. Biba ngombwa ko rero njya kuri conseil des examens kugira ngo nake guhindurirwa. Gusa mu by'amahirwe naragiye, nubwo bitari byoroshye. Bwari inshuro nagiye kuri conseil des examens ku nshuro ya kabiri, ubwo nibwo nari nyuze i Kigali. Ubwo rero ntabwo nari mpazi, usibye kumva ngo conseil des examens ibiremera, ariko sinari nzi ahiherereye. Mu by'ukuri rero byarangoye kugera i Kigali no kumenya kuri conseil des examens, ariko nagize amahirwe nza kuhagera. Mpageze pasanga umunyamabanga w'amashuri abanza nayisumbuye yarakiri Joseph Murekeraho. Ubwo mutekerereza uko ibintu bimeze nuko bihagaze, maze kubimutekerereza arambwira ati biragusaba kwandikira ministre w'uburezi, noneho ari wo guhindurira, nibura niyumva ikibazo cyawe ashobora kugira uko abigenza. Ntibyatinze, ngira amahirwe abampereje urupapuro, amaze kumpa urupapuro ngo nandikira ministre. Kubw'amahirwe twari twarize kwandika amabaruwa, ndangije kuyandika ndayimuha, arayisoma. Amaze kuyisoma arangije rero ayitera kashe, arambwira ati ngaho genda kuri Ndashima urebe ko hari icyo bashobora kugufasha. Ariko hari handitsemo yuko ningera kuri Ndashima bari mu mpikigo, noneho bo bakazabimenyesha muri ministeri. Ubwo naraje ngeze hano i Musanze, bantuma bilete narayisize i Nyagatare. Nataje ntazanye bilete, kibaye ikindi kibazo. Kongera gusubirayo no kubona amafaranga muri ubwo buzima ntabwo byari byoroshye. Mu by'ukuri ubwo habaye ngombwa ntegereza ko abanyeshuri batangira kugira ngo nanjye ndebe ko nshobora kugenda ndi bubona abayobozi ikigo batangiye. Naragiye ngize amahirwe, bilete barayimpa, nyizanye nyigejeje kuri Ndashima, nabwo baravuga bati ntabwo twaguhindurira iyindi segisiyo kandi tubona iyo wari urimo warayitsinze. Kandi nje mu by'ukuri nashaka guhindura segisiyo kuko agronomy sinayikundaga, ariko nzanya amanota basanga narayitsinze, kibi kibazo. Bati ntabwo tuguhindurira. Ubwo banze kumpindurira, Ndashima yanze kumpindurira, ndagenda ndeba prefet yarakiri Boniface Rucagu. Ngira amahirwe ubwo yarasohotse muri biro, asanga nicaye kuri biro, arambaza ati ni ibiki wa mwana we, mutekereza uko bimeze. Ubwo ansubiza muri biro, ansubiza kwa Ndashima, aravuga ati uyu mwana ni mushakira ikigo murebe ukuntu mumugenza. Ubwo bigeze aho banyohereza kuri Busogo kuko niho nasabaga, hariya kuri STB. Ubwo nashakaga ku ubwubatsi, banyoherejeyo. Ngezeyo bati ntabwo ubwubatsi twabuguha, ubwubatsi twarujuje kereka wize cyo bita comptabilité, ni yari harimo imyanya na za sciences humaines. Mu by'ukuri naricaye ndatekereza n'abantu, ubu ishuri rirahagaze kubera yuko numvaga ibyo nashakaga kwiga ntari ndi kubibona. Ubwo narasohotse, maze kuvugana na directeur Charles Ngirabatware, niwe wari directeur waho. Ubwo arambwira ati ahandi hose imyanya irahari, hari sciences humaines, hari lettres, hari na comptabilité, ariko muri konsi nta mwanya urimo. Ndavuga nti nta kundi, sinagira ikindi gisubizo. Mu mutima ndavuga nti kantahe ubwo ishuri ngiyorere nigire kwipagasiriza nk'abandi bose, kwiga n'ubundi bizahoraho.
ndamanuka ngeze mu kigo hagati numva umutima uranze, rambwira ngo ariko wasubiyeyo ukapfa kwemera iyo segisiyo ukapfa kuyiga ko n'ubundi byose ari ukwiga. Nasubiyeyo sinamubwira icyari kingaruye ko nemeye, ahubwo musaba nimero za konte kugira ngo nibura ningaruka igihe nzumva naboneye ubushobozi cyangwa amafaranga, kuko bari bambwiye amafaranga ngomba kubanza kwishyura, nzagaruka kabona kugira gute, kabona kumuburanisha kuri iyo nimero ya konte. Gusa ntabwo byatinze, bigeze aho ndaza niga kontabilite, ngira amahirwe ndayitsinda, mbona diplome. Nabonye diplome 2006 ya kontabilite. Maze kubona diplome namaze imyaka 3 nta kazi mfite. Imyaka 3 imaze gushira nta kazi. We n'umuryango wamaze imyaka 3 hagati aho se abana babagaho gutaba mwavukanaga? Abo twavukanaga kubera ko twari dutuye hano muri Nyabihuni mu cyaro, ntabwo twari turi hano mu mujyi. Ubwo twajyaga duhinga, hari uturima ababyeyi bari baradusigiye, twajyaga tuduhinga. Ubwo nacunganaga niga hano kuri STB, nacunganaga nuko kuwa gatatu, kubera ko nyuma ya saa sita ntabwo twigaga, ngo saa sita ntabwo naryaga ibiryo byo mu kigo. Barasonaga nge ngataha nkajya mu rugo, nkagaruka mu kigo mu gitondo. Kajya mu rugo ukora iki? Najyaga mu rugo ngiye guhinga. Nicyo kintu cyabaga kinjyanye. Ubwo no mu biruhuko nabwo ngahinga. Nubwo buzima twari tubayeho. Ubwo imyaka 3 ishize, habaho gukubitana n'uburwayi bwa mushiki wanjye mukuru, ararwara. Udakora? Nta kazi, nta umuntu ukora, nawe ari umunyeshuri. Ubwo biba ngombwa ko tujya kumuvuza ikibungo. Tugiye kumuvuza ikibungo mu bya Kinyarwanda. Ubwo amaze gukira tugarutse, ndavuga nti hari ahantu ubwo nagiyeyo ngiye kwivuza, kandi nkaba narabonye nivura ubuzima bwaho hahakiriye ibitoki. Abantu bakatubwira bati abantu ibitoki byerera mu murima. Ndavuga nti kanje gushakira y'ubuzima, ndebe ko ubuzima nshobora kubona. Bo mu byukuri nasubiyeyo, namazeyo amezi 4 ntarabona akazi. Ariko ubw'icyo gihe nahingiraga abantu, uwo mpingiye akamo udufaranga. Ubwo udufaranga tukeya nabonye, tumwe nkatwohereza, utundi nkatwifashisha. Bo amezi anashize, ndatekereza ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa 5 2009. Wari warangije warize ibiki? Narize kontabilite. Narize kontabilite, nayirangirije hano. Umuntu wari warize kontabilite afite diplome yajya gushaka ibiraka byo guhinga rero? Guhinga nabihinze cyane rwose. Narahinze, guhinga imitabo, ibijumba narabihinze, ikibungo rwose mva ndasizora. Niga no kwenga ibitoki. Urabona muri Nyabihi wacu nta bitoki bibayo, ariko nageze ikibungo mu rwego rwo kwira ngo mbone uko ndi bubona amafaranga. Binsaba ko niga kwenga n'ibitoki mbikandagiriye mu muvure, negesha ibirenge. Nabyo ndabyiga kugira ngo mbone amafaranga, cyakoze ndabimenya. Bigeze aho ibyo Imana ikora nk'ibitangaza, niti igitangaza gikomeye cya mbere cyambayeho. Igihe nari ndimo mpinga ibijumba nibereye ahantu mu gishanga, ngiye kubona musaza witwaga Indamurire Ernest, mbona ngezeho ari kunshaka. Ati hari umuntu uri gushaka umukozi. Ati none wowe waje ntiwabishobora? Mubansanga ndi guhinga. Ndamubwira se uwo muntu arihuta cyangwa ndabanza ndangiza iki kiraka ndiho? Manze ngo ati arihuta, ugomba kuza mukavugana vuba vuba kugira ngo ugire ibyo umenya. Yego. Byukuri nahise ntaha, kubera ko ntabwo yari Nyakabyizi, ni igipatane nari nafashe. Ndataha ngenda njya kuvugana n'uwo muntu. Yari umukozi wari ushinzwe ubwisungane mu kwivuza ku kigo nderabuzima cya Nyabitare. Bo mpageze arambwira ati dushaka umukozi w'umutamporere. Umukozi w'umutamporere yarakoraga, ariko agatanga bakajya bamwishyura amafaranga 10,000 ku kwezi. Bo ubwo mpageze niyambariye na boda zanjye, agasuka kanje nakabikije ahantu, ndagenda. Mpageze
arambaza ati se uzi gusoma? Akurikije nuko yarambonye, akurikije uko yarakubonye, amanza kubaza niba uzi gusoma. bagenda ndamubwira nti gusoma ndagerageza, ko namubwiye ndagerageza. Si none ubu koko gukora mu mafishi urabona wabishobora? Ntinabikora rwose. Arambwira ati rero nzaje nguhemba 10,000 ku kwezi, niba wumva wayakorera utangira akazi. Mu by'ukuri kubera ko nari maze igihe narakakaye, narabuza akazi, ndi guhinga imisiri, ubwo biba ngombwa yuko nabyemeye cyane, nihuta kandi numva ko mbonye akazi gakomeye. Buragatangiye rero? Akazi ndagatangira, akazi nkajya nkorera 10,000 ku kwezi. Bakabiguha? Barabimpembye. Yego. Barabimpemba rwose, binangirira umumaro kuko barabimpembye ibyo 10,000. Guhaha byari byoroshye, ibitoki n'ibijumba ikibungo byari biriyo, nkabona ntabwo bingoye. Inzu nabagamo nayitangiraga umubyizi, ubwo bigeze aho mpindura inzobagamo ntago ni ikinyarwanda uvuga cyumvikana. Byagenda gute kugira ngo wishyure iyo nzu wabagamo? Kuyitangira umubyizi, kuvuga ngo ni ukuba mu nzu, ariko ku kwezi ni ukuvuga ngo buri cyumweru ukaja guhingira, ugahingira nyirinzu, wajya guhingira nyirinzu, cyangwa se akazi yategetse gukora muri buri cyumweru ukaje utanga umubyizi. Hari imibyizi 4 mu kwezi. Imibyizi 4 mu kwezi. Ubwo bibaho, ubwo mbonye ako kazi biba ngombwa ko musaba ko najya mwishyura amafaranga ku kwezi y'inzu. Mbo cyakoze aranyemerera ko ayo mafaranga najya muha, byari 2,000 kuko yari inzu isakaje ibikoma. Nabaga mu nzu isakaje ibikoma. Inzu isakajwe ibikoma no kuvuga ngo muri rusange imyakatsi. Wabaga iyo nyakatsi yakodeshaga 2,000 ku kwezi. Ubwo tumaze kuba muri iyo nzu, bigeze aho mpamagara murumuna wanjye, ndavuga nti bwo ndi kubona udufaranga, murumuna wanjye naze tujye tubana, nibura aje ateka mbona uko ndya saa sita mvuye ku kazi, kugira ngo mbone uko nsubira mu kazi, kuko nakoraga iminsi yose. No ku cyumweru nta kiruhuko nagiraga. Nakoraga iminsi yose, kubera ko urumva nubwo nari mpawe ako kazi ariko nari meze nk'umupagasi. Ubwo ndakora, ngize amahirwe, maze kugira amahirwe bigeraho bazamura agashahara kaza kugera kuri 45,000. Imana yari kwibutsa. Hasa muri icyo gihe warasengaga mu by'ukuri? Mu by'ukuri byaraho navuga ngo nkimara kubona ako kazi natangiye gusenga, kuko na mbere ubundi kavukire ngewe mvuka mu gisekuru cy'Abadivantiste. Nari umudive bisanzwe, nsenga bisanzwe, ndirimba bisanzwe, ariko mbonye akazi ubwo gusenga ndamera nk'ubiparitse. Umera nk'ubiparitse kubera ubuzima wari utangiye kwinjiramo. Kujya gusenga. Yego. Ubwo mbiparitse kujya gusenga, noneho nibwo igihe agashahara batari bakakongera neza, naje guhura n'umuntu wasengaga mu radeperi w'umurokore. Arambwira ati cyakoze rero Imana irashaka kuhindura itorero ugasenga kugira ngo Imana ikugirire neza. Noneho rero ibyo bintu kubimbwira muri icyo gihe nari umudive, numva ntabyumvise neza. Ufite n'agafaranga kawe, umudive wongera umudive ufite n'agafaranga kawe. Ntagiye ku muntu w'umugabo, noneho navugije tangiye kuryoshya. Ubwo ndamubwira nti okay, nta kibazo, ndaje njya gusenga, ariko ubwo nari mubwiye yuko nzongera gushaka uburyo nshobora gusubira kujya nterana mu badive, nibura ngashaka ukuntu nanjye nshaka umuntu nkamusigaho uwo munsi nkamubarira umubyizi, noneho nanjye nkajya gusenga. Mbo njya gusenga, bigeze aho hazamo ibibazo, abantu njya muri korari ijemo ibibazo, biba ngombwa ko noneho mbivamo burundu. Ndavuga nti kamparike ntabwo nibwo ibintu byo gusenga bivamo. Wenda aho hantu hamaze igihe kingana iki muri ako kazi? Muri ako kazi kuva ngatangiye nagakozemo imyaka 5. Birangira gute? Muri iyo myaka 5 byarangiye bibaye ngombwa ko RSSB ikoze reforme,
idushyira hanze, akazi kaba kararangiye, ubuzima buba burahagaze. Gufasha umuryango biba birananiranye. Ugaruka muri Nyabihu se? Gufasha umuryango byarananiranye, ntabwo nahise ngaruka muri Nyabihu. Ubwo birangiye nahungiye i Kigali. Impamvu mivuze ko ari uguhunga, nabonye akazi karangiye ntari bwongere kubona uko nkora imisiri, kubera iyo myaka 5 nari nsa naho maze kwibagirwa guhinga cyangwa se no kwikorera. Ndavuga ni noneho kanji i Kigali habaye akazi, habaye ikiyede, hakabaye n'uburyo ushobora kubona umuntu ukamucururiza, nibura akajya guha ayo makeya ariko ukayabona. Yego. Ubwo manuka i Kigali, maze kugera i Kigali nabwo ubuzima ntabwo bwakunze, nabuze akazi. Mbuze akazi ubwo nari narashatse, madamu yari yarize ibintu byo gusuka. Uri warashatse umudamu kandi se? Ngifite akazi. Ariko wishingiye? Oya, narashingiwe. Bize mariage, ndasezerana, ibintu bigenda neza kuko nari mfite agakofi icyo gihe. Ubwo tugeze i Kigali, madamu tugera i Kigali. Madamu arasuka, ashaka ubuzima, akajya asuka, ayasukiye ubwo akaba ariyo turya, tukanakuramo n'ikode ry'inzu. Tubaho, tumara i Kigali. Nageze i Kigali 2017 kuko akazi badusezereye 2016 muri RSSB. 2017 tuba i Kigali, 2018 ndi i Kigali, 2019 ndi i Kigali, bigeze 2019 mu kwa 8. Madame ati rero ndabona ubuzima bukaze, shaka ukuntu wasimbuka ukajya muri Kenya, nibura turukumva ko hari abantu bari gukora bagakorera amafaranga, nibura nawe ugende ushakisha urebe ko hari icyo wabona. Byangombwa ndabishaka, byangombwa maze kubishaka ndagenda, nagiye na Trinity, tunyura Tanzania kuko Ubugande hari hafunze, biba ngombwa ko tunyura Tanzania. Nagenda ngeze muri Kenya, nabwo ubuzima ntabwo bwakunze. Nageze muri Kenya aho nari ngiye gushaka akazi, naho ntibyakunda. Bidakunze ngezeyo biba ngombwa ko niyaranja. Gwe nagezeye muri Kenya nsigaranye amafaranga 2,000 by'amanyakenya y'amashiringi. Amashiringi ubwo niyo aho nageze ku muntu twavuganaga nyine nawe namenye kuri telefone, nari ngiye ntamuzi. Ubwo tumaze kubonana ndamubwira nti rero ubushobozi nsigaranye n'ubu, kandi ahantu wambwiraga nabona akazi urabona ko akazi ntakabonetse, none ndakora iki? Sindi busubire i Kigali, sindi buhamagare madamu kuko amafaranga uko naje ndakuzi, ubu nta mafaranga yabona yitiki yakongera kunsubizayo, ndabigenza gute? Ubwo angira inama, arambwira ati rero mu gitondo kare, ubwo nageze yari ku cyumweru, ati kuwa mbere uze nkwereke ukora ibyo nanjye ndi gukora. Yacuruzaga imyenda ayizunguza nk'umuzunguzayi kaboko. Bukeye mu gitondo tusimbukira muri Kenya mu isoko bitaga Gikomba, andangurira imyenda y'1,600 y'amanyakenya. Ubwo uwo munsi tujya gucururiza ahantu bita Kiseriyani, n'ubwa mbere nari mpageze mwumva nta Giswahili nari nzi, Icyongereza nacyo cya 2006 twarize nacyo cyari gikeya. Biba ngombwa rero ko ubuzima nabwo bungora, ntangira gucuruza mu buryo bugoye, namaze y'amezi 2. Nyuma y'ayo mezi 2 ubwo Imana yanshiriye inzira, mba mbonye itiki. Maze kubona itiki ndongera ndatega ndagaruka muri Kigali. Bigucanza aho ngaho? Byari bincanze, nabwo byari binaniye. None tureka twirukanga tugiye kugera none ubu ngubu waje kugaruka gute muri Nyabihu? Nabonye ubwo ngarutse Kigali ubuzima bwaranze, akazi madamu yakoraga nabwo birapfa, biba bitakigenda neza ku buryo ashobora kubona uburyo imikorere yakora, tukabona ubushobozi ntabwo biri kukunda. Biba ngombwa rero ko twigira inama, ndavuga nti reka nzamuke muri Nyabihu nongere nsubireyo, ko nibura umuntu ashobora guhinga cyangwa se agahingira umuntu cyangwa se akabona aho ahinga tugabane, ku buryo umuntu ashobora kubona ko arwaza ubuzima. Ubwo ni muri ubwo buryo nazamutse, ndazamuka ndaza, ngeze inaha nabwo ubuzima ntibwakunda, nsanga ubuzima bwarahindutse, uko abantu bahinga cyangwa bazana guhinga tugabane ntibigikorwa.
ubwo ntangira ubuzima bugoye. Ubuzima uko bwagoye, gusa Imana yambaye hafi, najya gusenga ngasenga, Imana ikavuga iti mwana wanjye ndakugaburiye. Ubwo naje kubona ngahura n'umuntu umugira neza akaba mpaye nk'igihumbi cyangwa 2. Ubwo madamu nawe mu byari gukora i Kigali ugasanga wenda yabonye nka 3 yabyohereza, ubwo bikadutunga nje n'abana kuko nari nazamukanye n'abana. Ubwo umugore yasigaye i Kigali, uzamukana n'abana? Yasigaye i Kigali, njyewe nzamukana n'abana. Asigara ari gushaka ubuzima, gushakisha ubuzima. Ubwo iyo yaronse aratwoherereza, ubwo iyo ataronse nyine ubwo turikaruma tukihangana. Ariko se kuki udashaka akazi, kuki udahise ukomeza gushaka akazi wenda? Akazi ntabwo nabiretse, narashatse akazi ngakora ibizamini. Na n'ubu uracyakora? Na n'uyu munsi ndacyakora, n'ubu ndacyashakisha aho numvisha akazi, nabonye uburyo bwo kugerayo rwose ndashakisha. Rero aho twagusanze na ahantu navuga ngo ucumbikiwe, kuba ucumbikiwe byageze kuri urwo rwego kugeza ubwo wenda ucumbikirwa binyuze mu yihe nzira, cyangwa se byagenze gute? Mu by'ukuri ubu aho ndi hano ndacumbikiwe, uburyo byanyuzemo. Nari ndimo gusenga, icyo gihe nabonaga bikaze, igihe cyo kwishyura inzu cyegereje, ndi kubona nyir'inzu ntari bubone uko mbimubwira kuko yari umuntu wishyuza itariki yajyaga kugera agatangira akampamagara. Mbona itariki irageze ntarabona amafaranga. Bajije madamu namwe se none hari ukuri kubona bimeze, hari agacuru kubona? Ati ntako. Ndavuga nti rero kanyoboke ku musozi njye gusenga Imana, Imana ice inzira. Nagiye ku musozi njya gusenga Imana, nsenga ndi njyenyine. Ubwo igihe nari nsa naho ntashye ngiye ndi kuva mu musozi, bambonye ababyeyi ahantu bari bicaye. Ndavuga nta babyeyi nabo ibyo ari byo byose baje gusenga Imana, bari kuririra Imana, reka mbahe icyifuzo bamfashe gusenga. Icyo ndimo gusengera niba ntwerera amasengesho, Imana iragira icyo ikora. Mbona arabegeye kuko nari ntashye ndangije nsoje gusenga, ndabegera ndabwira ni rero ikintu kinzanye hano, ntabwo nje gusengana namwe, gahunda yanyu ntabwo nyizi, ariko mfite ibyifuzo. Ndabwira ni mfite icyifuzo cy'uko inzu bari kunyishyuza nta mafaranga. Nari mfite n'icyifuzo cy'abantu barwaye, byari ibyifuzo 2. Ubwo ndangije maze kubibabwira, baransengera, baravuga bati Imana hari ikikoze. Ubwo ndabyizera kuko niyo nari naje kubwira, kuko abandi bo nta bandi nagombaga kubwira. Ndahaguruka ndataha, nabo barataha. Ubwo bamaze gutaha turagenda, ndumva harakiyemo igihe cy'ukwezi. Ariko muri iryo sengesho nyuma yaho, nyuma y'iminsi 4 bakimara kumbwira gutyo ko twahari kuwa 2, nyuma y'iminsi 4 igitangaza cyarakoretse. Imana hari icyo yakoze. Imana yakoze iki? Imana yakoze ibitangaza. Nagiye kubona mbona, ubwo madamu arambwira ati hari umuntu umpaye ikiraka, none mwatsa amafaranga mbere yuko icyo kiraka ngikora arayamaye. Amafaranga yangezeho 5:00 za nijoro. Bayohereje 5:00 za nijoro. Uwo muntu yahise ayohereza kuri telefone yanjye kugira ngo mbone uko nishyura nyir'inzu. Ubwo igitangaza cyari gikoretse. Nshima Imana, ndavuga nti Imana yarakoze. Ubwo ntabwo narekeye aho, nakomeje gusenga. Ndavuga nti hari ahantu nkuye ibisubizo byari bikomeye, naho uzi uko bigenda, ahantu ntabwo nahasiba, ntabwo nahatakariza icyizere. Komeza muri ubwo buryo rero kugenda nsenga. Ubwo bigeze aho ku yindi nshuro haciyemo ukwezi, nibwo nasubiye gusenga n'ubundi cyari icyifuzo, kuko ukwezi kwari gushize kwingeze igihe cyo kongera kwishyura amafaranga, kandi madamu yararwaye. Ubwo nta wundi nari namaze kubona uwo ngomba kubwira ikibazo kandi akabikora. Subira ku musozi. Subiye ku musozi nongera guhurirayo n'abandi babyeyi. Ubwo umukwa guhura n'ababyeyi, abo babyeyi hari hajemo nuzanye igisubizo cyanjye. Ubwo rero muri ibyo bisubizo ngewe naricaye ndasenga, turasenga. Umukozi w'Imana arambwira ati rero Imana hari ikikoze, Imana iguhaye inzu.
ndavuga ni se impaye inzu niyo nari ndimo nananiwe kuyishyura. Yego. Umutima ariko ntabwo namusubije, ubwo ndavuga ntari kubwo abivuze. Kandi n'ubwashize n'ubundi yari yambwiye ati Imana hari ikikoze, nahise mbyizera cyane. Ubwo dusoje amasengesho, umukozi w'Imana arambwira ati rero mfite inzu kandi nta muntu uyirimo, aho kugira ngo ubuhangayitse muri iyi minsi uri gushakisha inzu, ushaka amafaranga kandi nta kazi, nta n'ukundi kuntu ubayeho no gushaka n'ibyo kurya kandi na madamu arwaye, njyewe mfite inzu nta kode nkwishyuze, nta kindi, icyo ugomba gukora ni ukuza ukaza hehe, ukaza muri iyo nzu. Iyo nzu niwe wayishyizeho abakozi bo kuyikubura, barayikoropa, inzu nayijemo imeze neza, irimo guhumura, nguwe neza. Ubu rero ndumva ndimo gushima Imana kubw'ibitangaza Imana yankoreye, kuko Imana yaranyiyetse iranyigaragariza. Gusa buri muntu wese namushishikariza gusenga, kuko Imana irimo irakora imirimo n'ibitangaza. Ibisubizo bivuye ku mavi. Ibisubizo bivuye ku mavi. Aba bana ufite, harya wambwiye ngo ufite abana bangahe? Mfite abana 3. Ubwo se kwigaho byari bimeze bite muri ubwo buzima? Kwiga muri ubwo buzima, abana twaraje ubwo kugira ngo babone uko biga, kuko aho nari mbakuye nari mbazanye umwaka utarangiye, byarangoye cyane. Ndavuga wenda muri iki gihe bimeze bite? Muri iki gihe abana nyine kwiga abari karate, kuko no kubona ikaramu cyangwa ikayi biba bikaze. Ariko urumva kugira ngo umuntu abyumve, inasi kuko udashaka ibiraka byo guhinga, ko usanzwe uvuga ko uzi guhinga. Guhinga ndabizi, narabikoze. Ibiraka ndabishaka, ariko ibiraka, niba umuhinzi nagize amahirwe yo kubona ikiraka cy'1,500, 1,500 kibariye, ukaguramo amakara, ukaguramo ibyo kurya, ahita ashira. Ni ukuvuga nubwo wizuhingira 5 rero ubu ngubu niko kazi ukora. Nabwo iyo nagize amahirwe yo kukibona, ntabwo ari buri munsi, ubwo ni amahirwe, na 500 ndayakorera. Iyo nabonye apfa kuba ari ikiraka kiri bumpa amafaranga. Nukwanga akazi kose uragakora rero. Nk'umuntu wabona iki kiganiro, tuganye ku musozo, nk'umuntu wabona iki kiganiro wumva yagufasha iki? Mu by'ukuri nk'umuntu wabona iki kiganiro, ikintu cya mbere mba ndimo gusaba, wakumva hari ahantu hari akazi cyangwa se hari uburyo, yambwira rwose nadepoza, nagenda akazi nkagakora, mfite ubushake, mfite imbaraga, amaso yanjye arabona, ntabwo ararwara, rwose nakora. Reka dusoze dushimiye Imana yagufashije kubona aho burambitse umusaya muri inzu y'umuvandimwe Esther yagufashije. By'umwihariko narayibonye TV, reka dukomeze tubashimire. Kandi hagize umuntu ubona ashobora kumurangira akazi cyangwa se hari icyamufasha, nko kubyerekeranye abana, ibyo kurya, amashuri, imyambaro n'ibindi byose bitandukanye, umuntu yamufasha, ashobora kubona nimero iri muri iki kiganiro akaba yamwohereza ubufasha. Kandi reka nkubwire, Imana ishobora guhindura amateka. Iyo yatangiye ibi ngibi n'ibindi ishobora kubihindura. Upfa kutabona n'utwo duke ngo tujyane mu nzoga cyangwa ngo tujyane mu bindi. Uracyari ku mavi? Ntabwo nywa inzoga, ndi ku mavi, ndakataje. Uri kwinginga Imana. Senga rero mu munota umwe, nturenze uwo munota, ubundi duhita dusoza ikiganiro. Turagushimye Mwami Imana, turaguhimbaje kuko uri umukozi muhanga, ugira neza bugacya bukira. Turakunezerewe muri aka kanya rero, ngaho komeza utugirire neza kubw'iki kiganiro, abazacyumva n'abakikurikiranye bose ubaha umugisha, kandi natwe ukomeze kutugirira neza mu izina rya Yesu. Amen.